Hari abantu bansabye ko nagira icyo mvuga nk'umushumba muri ibi bintu biri gutambuka ku mbuga nkoranyambaga. Banyandikiye bambwira bati ese pasitori cyangwa se umuntu ushumbye witwa pasiteri akwiriye kuba ameze ati. Nakoze kubibaza ariko ndatekereza ko bamwe bitwa iryo zina badakora iki iryo zina risaba, niko babihisemo. Nicyo nabanza kubabwira. Abantu bamwe bahisemo kuba abasatani mw'imbere, ariko inyuma bagakomeza kwambara imisaraba igaragaza ko ari ab'Imana. Kandi uwo mwuka uherekejwe n'umwuka wo kwiyoberanya bidasanzwe. Ariyo mpamvu gutandukanya umupasitori w'ikinyoma n'uw'umuhamagaro byoroshye, nawe wabicesha ukabibona. Ariko umwuka uherekeje icyo kinyoma niwo kuwishurirwa bigoye, kuko akenshi satani kuko abazi ko abeshya azi no kwidefanda. Kuko nkanjye mu ruhande rwanjye sinumva ukuntu nakora ikibi none abantu bakavuga bati nta kundi wenda arahindukira, ejo nabwo nkakora ikindi kibi, abantu bakavuga batoke ni umuntu nyine yateshuka, ejo nanone nkakora ikindi then abantu bakavuga bati bitangiye kurengera agarukiraho, ejo ngakora ikindi. Noneho abantu bakagera ku rwego batangira kurwana ishyaka ryo kugaragaza ko ndi mwiza. Nanjye ubwanjye nababwira ni rwose ndemye mu kibi, ndi kibi nanjye ubwanjye cyabaziye, ukaba wakomeza gukoma amashyi ngo yego. Ni cya kibazo njya mbabwira, abantu bakunda ibinyoma kurenza ukuri. Titire yo kuba umushumba ni title y'umuntu wiyeguriye umurimo w'ubwepiskopi. Umuntu nashaka kuba umupasitori cyangwa umwepiskopi, hari ibyo Imana imusaba kuba yujuje. No mu gihe yumva atakibashije uwo murimo, hari icyo Imana imusaba, ni ukurekura uwo murimo kugira ngo adacirwaho iteka satani yacirwaho. Ndababara rero ko ubusitari bwasumbye ubupasitori. Uburasta abantu barashaka ubusitari, kuba abapasitori bamenyekanye, naho bakisiga amazirantoki, naho bakwivuguta mu byondo ariko bamenyekanye. Ntabwo uwo mwuka w'Imana. Ibintu bitanu biranga umuntu wamaze gutana utakiri muri izo nshingano. Icya mbere ni ukutagira ishyaka ry'ubwami bw'Imana. Muzabibona abantu bariho ashobora kumara umwaka atabwiye abantu kuva mu cyaha, atabwiye abantu ko icyaha cyicisha, atabwiye abantu kuva mu mwijima. Umwaka umuntu akawuhirika rwose, avuga ati byaciye aha, byaciye aha, byaciye aha, byacitse hano, byacitse hano. Benshi ni ab'inkuru za byacitse. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki? Ndashaka kuvuga ko uko byagenda kose
ikimenyetso cya kabiri kiranga umuntu wamaze gutana utakiri muri iyi nshingano usigaranye tayito gusa itagira umumaro, nuko muri we nta guca bugufi kuba kukimurimo, nta guhugurika kuba kukimurimo, kandi bene uwo ibinyoma bye iyo bimaze kugera ku iherezo, Imana ibyandika hano ku mugaragaro, buri wese agasoma icyo cyaba. Ndatekereza ko ntari bumare iminota irenze 15 mvuga ibi, kuko si wo muhamagaro wanjye rwose. Cya gatatu kiranga umuntu wamaze kwiyamura uyu mwambaro, no kumva ko abandi ntacyo bamaze, ntacyo bashoboye niwe. Iyo narige rero yari njyewe, genda umusitari, ngiyo bamvuze babaho, utarabaho ntabwo bari bariho. Ibyo no kwibeshya cyane. Umwuka wa Satani uteza abantu ubwibone bwo kwishyira hejuru, ariko umwuka w'Imana utera abantu guca bugufi no kubaha abandi. Icya kabiri ndashaka kuvuga iki: iyo umuntu yamaze kugira ubwibone muri we, Bibiliya iravuga ngo Imana irwanya abibone. Rero ndebera mu mwuka nkabona hari abantu basigaye bahangana n'Imana hano mu buryo batazi, kwishyira hejuru, kubanziriza kugwa, kwicisha bugufi, kubanziriza kuzamurwa. Ni ukuvuga ngo rero Imana niba irwanya abibone, ukaba uri ku cyiciro cy'abibone, ndakubwiza ukuri ntawe uri kugana. Birasa naho abantu bamanuka bajya mu rwobo ariko bakitwa abo. Rero ntore z'Imana mukurikirana ibintu bitandukanye kuri social media, ndabinginga kenshi nawe ubwabo mukwiriye kumenya ibyo kurya murya. Ntabwo ikiganiro kitavuga Yesu wareba kimwe ukidownloading urebe ikindi ngo umbwire ngo uzaba mu murongo w'Imana ushaka. Gukizwa n'intambara, gukizwa n'urugamba, kwegera Imana ni kwiza ariko kurakomeye. Ndashaka kuvuga iki rero, ntabwo Imana yiteguye gukomeza kurebera ibintu, ahubwo yo ifite gahunda yo guhana paka. Rero ibiranga umwepiskopi, icyambere agomba kuba aciye bugufi. Tuve no muri Bibiliya, wenda agomba kuba afite umwuka wo guca bugufi, agomba kuba inyangamugayo. Iryo jambo ryo rirananditse muri Timoteyo. Inyangamugayo agomba kuba atari intiriganya. Umuntu uvuga ngo nibyo atari byo, ngo agomba kuba agira gahunda mu kubaho kwe. Umuntu yagutumye ugatumika, ntushaka ibintu byo kuremarema. Icya gatatu, umwepiskopi ni umuntu w'intangarugero mu bandi. Niba urubyiruko rukakwigiraho, niba uri umumama, niba uri umugabo, abagabo bakakwigiraho. Rero birababaje, tubaye igitutsi mu bapagani, tubaye igitutsi mu batizera. Ariko mbasaba ikintu kimwe, ndashaka ko tumenya kurokrasa abantu mu byabo nyine. Umuntu nakora ikintu ntimukitirire abapasitori bose, mumurebe nkawe, watanye nkawe, wabikoze nkawe, utabitumwe n'undi muntu uwo ari we wese, we wabyitekerereje kubw'inzira aganamo.
biteye isoni n'ipfunwe kubona pastor uri gutukana ku muhanda, ahantu utakihagarika ku manywa y'ihangu na nijoro ntukahihagarike kuko hatabona. Yesu abagirire neza, Imana ibatabare, Imana ibarokore, Imana ibagirire neza. Hanyuma nibyo nifuzaga kuvuga, agomba kuba inyangamugayo, atari intiriganya, atabeshya. Hanyuma nimubona rero abakora ibyo biravuga ngo mubatera umugongo. Icyakoza kuko bamwe muri mwe mwamaze kuhurikwa iby'ubutumwa bwiza, abantu batakibyitayeho nabo, abantu ntabwo bagishaka kumva ukuri, bashaka kumva ibintu. Reka mbabwire ikintu gikomeye Umwuka yambwiye. Umwuka yarambwiye ngo kuko abantu basigaye bemera ibinyoma kurenza ukuri, ngo nawe Imana ngiye gusuka umwuka w'ubushukanyi, kuko abantu banze ukuri, ibinyoma, ibisapotinga kitabikunze, kuko ari byo abantu bakunda. Igihe kimwe Abisiraheli baravuze ngo gutunga umugore umwe ntacyo bimaze. Imana Mose agiye kubaza Imana iramubwira ngo kuko bananiye ntibashaka abo bashaka, ariko simbishaka. Ufite uburenganzira n'amahitamo yo guhitamo, ariko kandi Uwiteka guhe amahitamo meza. Imana ibahe umugisha. Abari kutukana musigeho, abari kwandagazanya ibyo ntibikwiriye, si wo murimo mwahamagariwe. Yesu akomeze kubaha imbaraga kugira ngo mutamanuka muri rwago. Shalom kubadukurikirana hano Pastor Evode TV. Imana ikomeze kubaha umugisha. Shalom.